izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amena. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Ikibeho rero dukomeje isengesho twatangiye muri iki gihe cy'igisibo, tuzirikana cyane ku butumwa bwahatangiwe. Reka rero dukomeze iri sengesho tuzirikana ku mibabaro Bikira Mariya na Yezu bagize mu buryo bwo gucungura isi, kandi natwe twitangaho ibitambo binyura Imana kugira ngo twitangaho ituro kugira ngo natwe tumufashe cyangwa se tubafashe bombi gukiza isi. Nyirimbabazi tubabarire twese ibyaha byacu utabiduhora. Gira imbabazi nturakarira abawe, mu byaha byacu ni wowe twababaje. Gira imbabazi twakugomeye kenshi, impuhwe zawe nizo nyinshi cyane. Gira imbabazi umva amaganya yacu, niwanga bawe bakuganyira. Gira imbabazi ibyago byatumaze, uri umubyeyi jya utwibuka dawe. Gira imbabazi turinde umwanzi wacu, udutabare twoye kuzatsindwa. Gira imbabazi abababaye munsi, barakwinginga ngo bageze iwawe. Nyirimbabazi tubabarire twese ibyaha byacu utabiduhora. Ububabare bwa gatandatu. Bamanurira umurambo wa Yezu bakawukikiza Bikira Mariya. Nuko bamanura umurambo wa Yezu bawukikiza Bikira Mariya. Abakunzi ba Yezu, Yosefu na Nikodemo, bahambuye umurambo ku musaraba barawuhagira. Bikira Mariya abikora n'icyubahiro n'urukundo kuruta abandi. We wari nyina akanabarusha kumenya uwo ari we Imana yigize igitambo cy'abagome. Arora ingume ziteye ubwoba zitewe n'inkoni yakubitiwe kwa Pilato, zatanyaguye umubiri byo kuwuvanaho uruhu, ahenshi ibinyita bitendera. Ni ukuvuga ibice by'umubiri byagiye byomoka, byagendaga bitendera. Asanga ndetse ibikomere by'imigera bitaruta ibyo yari yagiriye kwa Pilato, yabihekeyeho umusaraba. Umubyeyi mwiza bimutera igitengo cy'umushyitsi, yibaza uko yashoboye kugira abihekeyeho umusaraba. Areba ibikomere bye byose n'ibyo mu mutwe byageraga mu bwonko, asanga Yezu we bamwishe kuruta umugome.
aramureba yibuka byinshi kuri we kuva mu kirugu kugera icyo gihe, ariko arakomeza bya kimaritiri, we mwamikazi w'abamaritiri, atura Imana inshuro nyinshi umwana we wabaye igitambo cy'abantu, asabira bose ubukire bw'ijuru. Kuyoboka Imana gushyitse ngo urupfu rubi rwa Yezu rwoye kubapfira ubusa. Bikira Mariya yaradusabiye twese. Turagushimiye mubyeyi mwiza ku butwari wagize uhagaze munsi y'aho umwana wawe ashira amagara yitangaho igitambo cyacu. Aho niho cyane cyane watubyariye mu bubabare bw'agahebuzo. Tuzi ko udufitiye urukundo rwinshi kuruta abatubyaye. Tukwizeyeho inema zo kukubera abana bakwibagiza ibyo wababaye muri iyi si mu gihe cy'ibabara rya Yezu, kugira ngo kandi dushime uwabaduhaye mwembi no gusabira abanyabyaha b'isi yose. Twumve mubyeyi mwiza mwamikazi wa Kibeho, twakire mubyeyi mwiza utitaye ku mibabaro twagutuye, twakire twebwe abana bawe b'abanyabyaha. Mwamikazi wa Kibeho, udusabire. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Mubyeyi ugira ibambe ry'utwibutsa iminsi yose ibyababaje Yezu. Mubyeyi wacu Bikira Mariya, tukweretse natwe imibabaro yacu, turakwinginze kugira ngo udufashe kuyiheka maze tugufashe gukiza isi. Mubyeyi Bikira Mariya, wowe wakiriye umurambo wa Yezu, turakwinginze kugira ngo natwe uduhe kwakira imibabaro yacu twishimye, tutagira uwo ducira imanza, tutagira uwo twanga cyangwa twishyiramo, ahubwo tureba mu ijuru, tukurebereho wowe rugero rw'ubutungane bukwiriye. Twumve mubyeyi mwiza. Reka rero dusome ubu butumwa bwa Bikira Mariya i Kibeho, dukomeze dusome.
ntawe uhitamo ububabare keretse ubisabwe n'Imana. Nataliya niwe tukiganiraho. Nataliya abantu nabo baramubazaga, bagera n'igihe bajya iwabo babwira ababyeyi be ngo Bikira Mariya yabateye umwaku, umwana wabo yamukuye mu ishuri n'ibindi byose. Nibwo Nataliya yavugaga ati, ndasabira inshuti, abavandimwe n'ababyeyi kugira ngo bashobore kwakira ugushaka kwawe, bamenye ko ari wowe ugenga byose, ari wowe ugaba byose igihe ushakiye ukabijyana. Nataliya arongera ati, bose nababwiye ukuntu wambwiye ko iby'isi bishira vuba ariko iby'ijuru ntibishira. None ntatotejwe ngo mbwirwe ayo magambo yose, nabwirwa n'iki ko iby'ijuru birushya? Ibi ngibi rero twabiganiriyeho, ntugire ngo kuba nongeye kubisoma nuko wenda nibagiwe aho twari tugeze, oya, ahubwo ni ukugira ngo nkubwire muvandimwe mwiza ko ijuru rigoye, kandi ko Nataliya nubwo akomeje kuba igitambo cyacu twese, ni ukuri ibyo bintu nawe abibabariyemo. Nataliya rero ni intumwa y'ububabare nk'uko tubisoma, nk'uko Nataliya tugenda tubisoma, ni intumwa y'ububabare. Reka rero dukomeze dusome dukurikije aho twari tugeze. Nataliya w'ikibeho atwigisha kudatinya kwikorera umusaraba, bene iyo misaraba itera ubwoba. Bamwe tukaribwa mu mutima tuti, kuki amashapure agomba gucika imisaraba, yatangira guha ayandi mashapure umugisha n'abantu bari aho kubatera amazi y'umugisha, ishapure ye ako kanya igacika umusaraba. Nawe yabanje kugira ngo wenda ya base yarimo amazi niyo yawuciye, ariko ku munsi wa kabiri twatangiye kubona twumva aranguruye ijwi ati, ariko kuki iyo ntangiye gutanga umugisha ishapure yanjye icika umusaraba? Aho ntihari benshi batinya kwikorera umusaraba. Muvandimwe, aho ngaho ubyumve, Nataliya iyo yatangiraga gutera amazi, ni ukuvuga ishapure yacikaga umusaraba. Bikira Mariya yabwiye Nataliya ngo abantu bose ajye abita ngo mwana wanjye. Aho ngaho rero nta gisubizo. Umwanditsi w'igitabo cyitwa Gukurikira Yezu atubwira ko umusaraba ntaho wawuhungira, nubwo wahungira mu mwobo, nubwo wakurira igiti, nubwo wajya iburasirazuba, umusaraba wawusangayo. Na Yezu umwana w'Imana bwite ntabwo yabashije kuwuhunga nkanswe twebwe twagizwe abana b'Imana n'umusaraba we. Ntugire ngo kandi Yezu yababaye kuva muri Getsemani kurigera Karuvariyo gusa, kubera ko Yezu ari Imana nka se, yakuze azi ubutumwa bwe ku isi. Yakuraga abona urupfu rw'agashinyaguro azapfiramo. Niba ukunda gusoma imibereho y'abatagatifu kenshi, uhura na benshi bagusobanurira icyo bita la croix portée avec amour. Yezu barawumukoreye, awakirana urukundo n'ibyishimo. Ntugatinye umusaraba, kuko ku musaraba ariho wacunguriwe. Bikira Mariya rero yabwiye Nataliya ngo abantu bose ajye abita ngo mwana wanjye. No kugeza ubu aho iki gitabo cyandikiwe, Nataliya ntazi impamvu. Icyo ashishikarira ni ukumvira icyo Bikira Mariya amubwiye cyose, agahora azirikana mu mutima we. Rimwe na rimwe mu gihe cyo kubonekerwa, haba ubwo abaza Bikira Mariya ngo ko abantu bose bambwiye
ko ubahinduye abana banjye ukananyemeza ngo buri muntu njye muhamagara ngo mwana wanjye. Yego wenda umunyeshuri nabimuhamagara, ariko umuntu mukuru sinagerageza. Abize doctrine mariale bo bemeza ko Bikira Mariya yatubyariye ku musaraba, kandi ubwo bubyeyi rimwe na rimwe akabuha par delegation abemera gufatanya nawe ububabare yatubyariyemo. Bamwe bakinisha ububabare iyo buri ku wundi, naho iyo buri kuri wo usanga bakanuye amaso. Wowe ntugakinisha ububabare. Abafaransa baca umugani ngo l'homme n'est grand que quand il se mesure avec les épreuves. Umukuru n'uwipimye ku munzani w'ububabare. Romarike za Nataliya haba ubwo agira ukubonekerwa kuzuye za romarike. Muri za romarike Nataliya Yezu amuha ngo azibwire abatuye ku isi, dusanga cyane cyane Nataliya yihaniza abo yita intumwa za shitani ku isi, abihaye akazi ko kuyobya abandi. Tukumva Nataliya asaba Yezu ati, Nyagasani, yiba zitari imbabazi zawe zitagereranywa, ngo nibura ube wahana direktoma umuntu uyobya abandi. Nataliya akongera akabaza ati, kuki umuntu utakwemera adaceceka, ahubwo akagerekaho no guhakanya no gutoteza abakuyoboka no kuyobya abagukurikira. Koko icyo kibazo nawe ushobora kukibaza, koko umuntu guhakana Yezu ntibimuhagije? None se birakwiye ko ajya no kwica abamukurikira, no guhakanya abashaka, no kugora abamwemera? Koko biba bikwiriye? Aha rero Nataliya yavuganaga na Yezu, ariko kubera ko Kiliziya itemeje ko Yezu yahagaze i Kibeho, ntabwo nashidikanya kuvuga ko Nataliya no mu bimubabaza harimo no kuba atashobora kwemera ko yavuganye na Yezu kandi yaravuganye nawe. Ngewe nemera ko Nataliya gifite imibabaro n'uyu munsi, nubwo ntabyo yambwiye, ariko ni umubabaro. Nataliya yavuganye na Yezu, yabonanye na Yezu, ariko abantu bamwemeje ko nta Yezu wahagaze i Kibeho, bamubwira yuko atagomba no kubyemera. Nawe mukumvira yaracecetse. Ariko reka twisomera ubutumwa yavuganye na Yezu. Nataliya yarangiza akatwibutsa abo Yezu yita mu ivanjiri les hypocrites, bambaye uruhu rw'intama kandi mu mitima yabo ari imisega, babitsemo amashyari, inzika, ubugambanyi n'izindi ngeso mbi. Hakaba n'ababeshya ngo bakomeje inzira y'ivanjiri, kandi ari ukugira ngo bibonere umugati cyangwa icyubahiro mu bandi, naho iyo biherereye bakigira mu bindi, na roho zabo ugasanga ari amashitani nk'ayandi yose. Iyo usomye za romarike Yezu aduha mu ivanjiri, usanga na za romarike za Nataliya ari repetition ya Yezu muri Nataliya. Muvandimwe mwiza, ibi bintu biriho, abantu biyambika uruhu rw'intama kandi ari ibirura imbere. Hari abantu n'ubu ngubu hari abo tugenda duhura muri za audio bambwira bati turagowe, ugasanga wenda ni umuntu uri mu nzira yo kwihimana, ariko mu by'ukuri aho agiye nko mu muryango wo kwihimana ugasanga ntibimworohereje, cyangwa se ugasanga si no kwihimana. Wenda nituvuga kwihimana umuntu aratekereza ko hari abihaye Imana bagowe cyangwa bagoye, ahubwo ugasanga izi ngo zirimo gusenyuka. Kubera iki? Kubera ko abantu baragora abandi. Umugabo ugasanga niba adashaka kwemera Yezu, umugore ntamubangame, ariko ugasanga ntashaka no kwemera ko umugore yemera Yezu, kandi ntashaka nuko mbese niyo n'uwo Yezu avugwa muri urwo rugo. Ugasanga nyine ngewe ndavuga ntibiba birenze. Abongereza nibavuga ngo it's too much, biba byabaye too much. Uravuga kuba temera Yezu by'ubwabyo byari bihagije, ariko none agashyiraho no kumva ko agomba no kubangamira umugore cyangwa umugabo. Ubwo biraterwa n'uwumva Yezu, ukumva ko ugomba no kumubangamira, no kumva izi audio, ndetse yanazumva muri kumwuka mubwira ngo nazifunge. Mbese ugasanga it's too much. Bakristo bagana mu ijuru,
inzira yonyine yo kugana mu ijuru ntabwo ari odiyo, ariko nayo ni imwe mu nzira nyinshi ziganisha abantu mu ijuru. niba umuntu yarayisanzemo ubuhungiro bwe akavuga ati iyi nzira ngewe ndumva injyana mu ijuru, kuki wamubangamira? Izo nizo rumarike Yezu atanga. Les hypocrites ni ba bandi bigaragaza nk'abantu bari abakristo, hari abantu bagaragara nk'abari nk'imbonera, ariko bagashaka noneho no kurwanya ababonekerwa. Ni nayo mpamvu ubutumwa Yezu atanga cyangwa se Bikira Mariya atanga ku isi bwemerwa bigoranye. Habamo abantu bajya kugerageza abo babonekerwa. Ngewe abo nabashije kuganira n'abaravugaga bati niba hari abantu bagiye badukomeretsa bikomeye, ni abantu bitwa ko ari abantu b'Imana. Biba byitwa ko ngo bari kugerageza ngo kureba niba koko abo bantu bari kubonekerwa na Yezu, ariko hari ikibona ukabona it's too much. Ukabona ko umuntu yakabije akafata icyuma akagenda akajomba mugenzi ngo bwari kugira ngo yumve niba nta sensibility afite. Ndavuga nese wowe ko ntawe kutakwemera ko bakikujomba, kuki we wakumva ko wakijomba umuntu? Inshinge ngo bagendaga bakora ibintu byinshi cyane byo kubatortura mu buryo bwo kumva niba koko imibiri yabo itumva. Bo bagasanga koko Bikira Mariya yabahaye iyo insensibility, ariko noneho tekereza koko nawe ujye utekereza kameme tujye tugerageza kuba abantu. Tumenye ngo nuko tugerageza abo bakozi b'Imana tujye dushyiramo na kakimuntu, ariko kugerageza umukozi w'Imana kugera naho wumva ko wanamutera n'icyuma ngo reba koko kitamwinjiramo. Ese ubwo ugize ibyago wenda tuvuge uwo muntu akaba atari kubonekerwa na Yezu da, icyo cyuma kikamwinjira, ubwo harya leta yagushima ko wateye umuntu icyuma? Ngewe mba mvuga ni kameme tugerageze kuba abantu b'Imana, twumva icyo dukwiriye gukorera abantu b'Imana. Muvandimwe ugana mu ijuru, ngewe ndi kukubwira nti ni byiza yuko wenda wakwakira ubutumwa bwa Kibeho. Ngewe ndavuga ni si ngombwa wenda ko twemera ngo Yezu yabonekeye Kibeho nk'uko Kiliziya itabyemera, ariko se izi romarike Yezu atanga ibi Anatari yavuga urabona bitariho. Abantu bishushanya bakigaragaza nk'intama kandi ari ibirura ntibariho se. Ni nayo mpamvu ababonekerwa benshi bagenda barushywa bananizwa. Niyo mpamvu abantu bemera gutanga ubutumwa bakabushyira ahagaragara baba bakeya. Ni ukubera iki? Ni ukubera ko abahamagarwa baragorwa, noneho abagowa benshi bagahitamo kwicecekera bakihagararira. Nigeze kumva ubuhamya ahantu, ntabwo nibuka neza hariho, ariko numvaga bavuga yuko ziriya ngabire Padiri Baride akoresha mu buryo bwo kugenda bavura, ngo ari abapadiri benshi bari bazihawe, ngo abapadiri bagera ku 9. Noneho baratinya bagira ubwoba, ahubwo Padiri Baride akaba ari we ugerageza nko kuzishyira ahagaragara, akaba ari we uri gukora. Nawe ntiyorohewe, ntabwo yorohewe rwose. Usanga nyine umuntu agenda agorwa, ananizwa, ategwa imitego myinshi cyane, nawe ntago aba yorohewe. Ariko icyo nashakaga kuvuga nta nubwo ari Padiri Baride wakintumye, ahubwo nuko ngo hari abapadiri bandi nabo bahawe ziriya ngabire bagatinya kuzikoresha. Ibyo narabyumvise. Ni ukuvuga rero ngo Bikira Mariya cyangwa Yezu atanga ingabire ntabwo aha umwe, hari igihe aha n'abantu 10, ariko muri ba bandi 10 batatu akaba aribo batinyuka kuzishyira ku mugaragaro. Mbese navuga ngo batinyuka guhangana n'isi, abandi 7 bakicecekera bakazimira. Ushobora kwibaza utese birashoboka kumira ingabire y'Imana? Birashoboka rwose. Ingabire irapfukiranwa nk'uko igiti kidashobora gukurira mu ishyamba ngo gise neza. Uzarebe hari ukuntu abantu mu bushakashatsi bajya mu mashyamba gushakamo indabo nziza. Mu ishyamba muri bya byatsi byimejeje, hari ibyatsi bajya bakuramo bakabigira indabyo kandi byarimejeje mu ishyamba, ariko ubwiza bw'icyo cyatsi muri rya shyamba ry'inzitane ntabwo gishobora kugaragara. Bugaragara iyo wakuye muri rya shyamba ry'inzitane icya cyatsi ukagitera muri vaze cyangwa se ukagishyira mbese ahantu hagaragara, nibwo abantu babona ubwiza bwa cya cyatsi. Ni ukuvuga ngo ugiye nko muri Nyungwe par exemple, niho nge navuga mu ishyamba ry'inzitane mu Rwanda, ugiye muri Nyungwe buriya wasangamo izi ndabo dutegura mu Kiliziya cyangwa se izi ndabo duhinga mu majaride, hari igihe uzisangamo. Hari n'igihe usangamo n'ubundi bwoko bw'indabyo tutarabona, ariko kubera ko zipfukiranwe n'ibiti zikaba zarakuriye mu bihuru, ntago ubwiza bwazo tububona. Ni ukuvuga ngo ubwiza bw'indabyo ni uko zigaragaza, zikaba nziza, zikaryoshya ahantu. Iyo rero bitashobotse, mvuga ngo nta kamaro kaza ndabyo ziba zabaye ibyatsi
nk'ibindi byose. Hari ingabire rero zipfukiranwa na bya byatsi, nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira mu murima, igihe umubibyi yagiye kubiba, hari imbuto zaguye mu mahwa, izindi zigwa ku gasi. Izo mbuto rero zaguye mu mahwa, ni ukuvuga ngo amahwa yarazipfukiranye, ubwiza bwa za mbuto ntibwagaragara. Ni ukuvuga iki rero? Mu yandi magambo, hari ubwiza twifitemo, ariko nitutashaka kubushyira ahagaragara ngo bukorere Imana, buzadupfira ubusa. Mu yandi magambo, gupfukirana ingabire ku muntu uzifite birashoboka pe. Bibaho iyo Nyagasani aguhamagaye ukanga kwitaba, birakunda rwose, urazipfukirana. Ikindi, hari umukozi w'Imana wigeze kuza, ngenda byibuka rwose, ubwo Nyagasani yaratangiye kujya atuma abantu ngo bambwire, kuko mbere y'uko uzipfukirana Imana ibanza gukora ibishoboka byose kugira ngo umenye ko uzifite. Ni ukuvuga ngo iyo mvuga ngo Imana ikora ibishoboka byose, ntabwo ari ukuvuga ko ibidashobora no gukora ibidashobokera abantu, ariko Imana ihera mu nzira abantu bashobora kumva. Njyewe rero imbwira, Imana impamagara, njyewe nabanje kwanga, nagize ubwoba. Ibyo njya mpora mbivuga. Yesu rwose yarambonekeye ndamubona, ariko ngira ubwoba. Maze kugira ubwoba, ama ingabire za Roho Mutagatifu, ku buryo nageraga ahantu hose bari gusenga nkumva bwa buryohe, bwa bushyuhe bw'isengesho bunjemo, nkahita nangira kumva umunezero mwinshi cyane, nkatangira kuvuga amagambo numva ko aturuka ahandi hantu hatari muri njyewe. Ariko none ikintu cyankomeje ni uko abayabwirwaga bishimaga, kandi nabo bakanezerwa nk'uko nanjye nezerewe. Icyagiye kinkomeza ni uko twamaraga gutyo, maze kuvuga ayo magambo, ndi kuvuga amenshi, nge nabaga ndi kuvuga amagambo yo muri Bibiliya, kandi ngewe ntari nzi ko ayo magambo ari muri Bibiliya, ngewe ntari mbizi. Noneho twaba tumaze nko gusenga, maze kuvuga, noneho bagafungura Bibiliya, navuga ko akunda ufungura Bibiliya usaba ijambo ry'umunsi, bagahita bahabwa amagambo asa na yayandi nababwiraga cya gihe. Ubwo rero bigatuma ba bandi babwiwe badashidikanya, kandi nanjye bikankomeza ko ayo magambo ndi kuvuga, kuko hari amagambo nge mvuga iyo Roho w'Imana yamanutse, nkumva ari ubwa mbere nyumvise. Ni ukuri ukaba watekereza ko ndi kukubwira ibintu nari nsanzwe nzi, ariko mu by'ukuri nanjye ari bwo bwa mbere mbyumvise. Rwose ibyo bintu nabitangaho ubuhamya, ngewe Yezu ambonekera nabyibonyeho. Uko kwinjira mu mbaraga, kwinjira muri extase, ntabyo nari nzi, sinigeze ngera i Kibeho, nabyibonyeho. Noneho Yezu akaza akambwira uburyo nkora, nkavuga, nazajya no mu bandi bantu basenga ngasanga baravuga nka kwa kundi njya mvuga, kandi mu by'ukuri ngewe ibyo bintu ntarigeze mbibona ahandi hantu. Nakubwiraga rero ko Roho w'Imana iyo agusanze agukorera ibyo abantu badashobora, ariko kandi akanagucisha mu nzira abantu bashobora kumva, kugira ngo babashe kugufasha kugenda muri za ngabire. Abantu rero baraza batangira kujya, Imana ibonye ko ndi gutinya, kuko ngewe ubwo namaze ko nabimeze gutyo, ntangira guhunga. Muri kwa guhunga ndaceceka. Guceceka rero kwabayeho, kandi ndaceceka birakunda. Bivuga iki? Ngo kumira ingabire z'Imana birashoboka. Yezu rero aje kongera kunkangura, yakoresheje abahanuzi, yakoresheje abantu be, akoresha abantu be, ndumva narabotanze ubuhamya. Ariko noneho ngiye icyo nashakaga kuvuga, ni umuntu umwe waje anumweho aturutse ibyumba ntamuzi, araza arambwira ati rero, ati Imana yaguhaye ingabire, ariko kandi reka nkubaze, iyo umwana umuhaye ibiryo akarya akamara, uramwongera? Tavuga nturamwongera. None se iyo umuhaye ibiryo akarya ntabimare, uramwongera? Oya, iyo umwana atamaze ibiryo ntabwo umwongera. Arambwira ati nguko rero uko impano z'Imana zikora, cyangwa se impano z'umwuka, kuko abo tugira burya ikinyarwanda gitandukanye. Abarokore bavuga impano z'umwuka, cyangwa twebwe tukavuga ingabire za Roho Mutagatifu. Ni amagambo asa nasa, ariko avugitse mu buryo butandukanye. Biragoye kugira ngo uzasanga wenda nko mu madini wenda y'abarokore bavuga ngo ingabire, ntabwo bakunze kubivuga, ahubwo bavuga impano. Biragoye kugira ngo uzasanga bavuga ngo Roho Mutagatifu, ahubwo avuga Mwuka Wera. Ariko mu by'ukuri Roho Mutagatifu ni nawe Mwuka Wera. Reka rero aho twe kuhatinda cyane.
ahubwo icyo nashakaga kukubwira yarambwiye ati mwuka wera rero iyo aguhaye impano ntuzikoreshe ntabwo akongera, ariko iyo aguhaye impano ukazikoresha arakongera. ni ukuvuga ngo gukura mu mpano z'umwuka birashoboka, iyo ukora uzamuka Imana irakongerera, ariko iyo ukora umanuka ni ukuvuga ngo n'izo wari ufite zigenda zisinzira kugeza ubwo ziceceka burundu. Haleluya muvandimwe, urabyumva? ndagira ngo nkubwire ngo niba tuvuga ngo tumufashe gukiza isi, nuko tugomba kubyemera, nuko tugomba kubyikiriza. Imana ihera ku bushake bwacu ikubaka icyo ishaka kubaka muri twebwe. ni ukuvuga rero ngo habaho no kunangira, habaho no gufunga, habaho no kuninira imbaraga za Roho Mutagatifu, nuko ukazifunga ntizikore. turi Kibeho rero, buri wese nareke yirekura imbere ya Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu ugendana na Bikira Mariya, kuko twongere twibukiranye yuko Bikira Mariya yasamye kubwa Roho Mutagatifu. ni ukuvuga rero ngo Roho Mutagatifu niwe mugabo wa Bikira Mariya. ibyo byumvikane. ni ukuvuga ngo Data ushobora byose yohereje imbaraga ze muri Bikira Mariya, Bikira Mariya asama Yezu. ni ukuvuga ngo mu yandi magambo Bikira Mariya ni umugeni w'ubutatu butagatifu. ntabwo rero wakwakira ubutatu butagatifu ngo usige Bikira Mariya, kimwe nuko utakwakira Bikira Mariya ngo usige ubutatu butagatifu, barajyana. tubafashe rero gukiza isi. dukomeze rero dusome. Nataliya yarangiza akatwibutsa abo Yezu yita les hypocrites. abo ngabo rero bariho n'uyu munsi turabazi, babandi bagora kandi bananiza abantu bafite ingabire za Roho Mutagatifu, bakumva ko Roho Mutagatifu agomba kuza mu buryo bo batekereza. niba umuntu agomba guhabwa Roho Mutagatifu agomba kuba yarize amashuri ya naya, kuba afite impamyabumenyi zinizi, ukumva umuntu uzazana ubutumwa adafite ibyo azaba yitumirije. ariko kandi aho ngaho haba habaye kwirengagiza cyane ibyo Roho w'Imana yakoreye mu isi, ibyo Roho w'Imana yakoreye intumwa za Yezu. kandi twongere twibukiranye yuko Yezu atora, ntabwo yatoraga abantu kubera impamyabumenyi bafite, ahubwo yabasangaga hehe? kuroba. aho bari niwe yabasanze, hagati nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. aragenda asanga Matayo aho yari ari mu biro by'umwanditsi n'umusoresha, ati ngwino. ni ukuvuga ngo buri wese yagiye amutora akurikije aho yari ari. ntabwo yamubazaga ngo zana impamyabumenyi yawe ngo tubanze turebe. oya, yaramubwiraga ati nkurikira nzakugira umurobyi w'abantu, nkurikira nzakugira umurobyi w'abantu, nkurikira. nuko wa wundi agataha ibyo yari afite agakurikira Yezu. burya yari akubwira ati nkurikira ukanga, ntabwo Yezu agufata ku ngufu. Nataliya ni intumwa y'ububabare. ibuka ibyo umubikira mama Yosefa atubwira yiboneye nawe yatwawe muri ekstaze ku itariki ya 30 z'ukwa gatatu muri 1923. ati maze kuvaho narindi sinzi ahantu Imana yantwaye, maze mbona Bikira Mariya ahagaze iruhande rw'umusaraba, Yezu amunaganira hejuru agiye guca. maze Bikira Mariya arambwira ati mwana wanjye, dore Yezu gukunda roho z'abantu uko bimugize. ati buriya arababara kuko ari umuntu, kuko yigize umuntu muri jye, kandi agomba kuzuza ibyanditswe, kuko ari we Mana igomba gukiza abantu bayo. Bikira Mariya arongera ati buriya ni umuntu, kuko ubumuntu bwe yabukuye muri njye, kugira ngo abantu babashe kugirirwa imbabazi z'ibyaha. ariko kandi buriya ni Imana igize ubutatu butagatifu, la Trinité. ati none niba Imana yawe yaragukijije mu bubabare, wowe wabwinubira ushingiye kuki? none Nataliya nawe si uwa mbere uhawe ubwo butumwa.
iyo usomye igitabo cy'abatagatifu usanga hafi ya buri siyekle cyangwa buri kinyejana havuka umutagatifu ufasha Yezu kubabara no guheka umusaraba ari ku mutima ari no ku mubiri. Ongera wibuke Padiri Piyo, wa mupadiri wapfuye ku itariki ya 23 z'ukwa 9 1968. Niba abakera utabemera pfa kwemera uwo wa vuba. Padiri Piyo yari afite ibikomere 5 bya Yezu mu birenge, mu biganza no mu mutima. Ibyo bikomere byavaga amaraso buri wa 5 akumva ububabare bungana n'ubwa Yezu ku musaraba. Padiri Piyo ni umutaliyani yabayeho igihe kinini, yavutse ku itariki ya 25 z'ukwa 5 1887, apfa kuri 23 z'ukwa 9 1968. Nawe urumva kumara imyaka 81 ubabara ku isi, ntugire ngo biroroshye. Twitegereze Nataliya ku itariki ya 4 z'ukwa 9 muri 82. Uwo munsi yaje yasaraye, atangira nk'uko akunda gutangira iyo abonekerwa, ati dore nguteze amatwi mbwira icyo ushaka cyose. Abantu uwo munsi bagira ngo yongeye kuba ikiragi. Iyo ufashe umuganga ukamushyiraho kasete wafashe uwo munsi, nawe uko gusarara ku muhogo arakumva, cyane cyane aririmba indirimbo turakuramutsa mubyeyi w'Imana, yemeza neza ko ari ugusarara nyagusarara. Iyo ndirimbo yemeza neza ko ari ugusarara nyagusarara. Uwo munsi wari umunsi wa 4 wa noveni. Nataliya yari yaratangiye gusaba ibintu 4. Icya mbere, gusabira isi kugira ngo igire amahoro n'ubwumvikane. Icya kabiri, gusabira abafite ibyifuzo bose kugira ngo Bikira Mariya abyakire. Icya gatatu, ibyifuzo bye kugira ngo Bikira Mariya abyakire. Icya kane, ubuzima bwe bwose kugira ngo Bikira Mariya abumumenyere. Nibyo yari yakoze noveni. No kuvuga noveni ni isengesho ry'iminsi 9 asaba ibi bintu 4. Murabona rero ko uhereye n'uyu munsi isi yamye kuva kera idafite amahoro. Nataliya rero yasabiraga isi ngo igire amahoro n'ubwumvikane, asabira abafite ibyifuzo bose kugira ngo Bikira Mariya byakire, kuko hari ibyo bamuhaga kugira ngo abisabire. Asabira ibyifuzo bye bwite kugira ngo Bikira Mariya byakire, kuko umubonekerwa abafite ibye bwite yisabira, n'ubuzima bwe bwose kugira ngo Bikira Mariya abumumenyere. Ubwo hashize iminota nka 20, Nataliya atangira kuganira na Bikira Mariya akora ikimenyetso cy'umusaraba. Arangije kugikora mu ijwi risaraye araturika aravuga. Ikimenyetso cy'umusaraba siwe cyafunguye wa mbere. Na Bernadette w'Irurude arabivuga ati aussitôt que j'ai fait le signe de la croix, le grand saisissement que j'éprouvais disparaît. No kuvuga amaze gukora iki kimenyetso cy'umusaraba, ibibazo yari afite byahise bishira. Avuye muri uko gusarara aririmba ya ndirimbo turakuramutsa mubyeyi w'Imana mu ijwi riranguruye. Abantu bagira ubwoba, kandi mbere ubusarare twarabwumvaga ku muhogo we. Uwo munsi niwo wari umunsi Nataliya yateye intambwe ajyana na Bikira Mariya gupima shapeli. Noneho Nataliya arakomeza ati uyu munsi umugambi dufitanye nuko wansezeranyije ko uzaza kunsobanurira ibyerekeye shapeli, kuko dufite impaka nyinshi mu bantu tukaba tudasobanukirwa neza. Nizeye kubisobanurira neza, nanjye nkabisobanurira abandi babishinzwe. Icyo cyifuzo ufite nanjye ukimenyeshe, nkimenyeshe n'abandi. None uyu munsi ubwo uza kubidusobanurira birahagije, biratuma byihuta. Mbere yo gupima shapeli, Nataliya yatuye Bikira Mariya akababaro akura mu bantu batagira ukwemera. Abo bantu baramubonaga bakamushungera ngo turabonekewe.
ibyo tubisanga no kuri Benadette w'irurude abantu bamushungeraga ngo duhe umugisha, kandi mu by'ukuri atari ukumusaba umugisha, ari ukumushungera no kumukritika. Benadette akabasubiza ati ntabwo ndi padiri. Nataliya rero nawe yagiye agira abantu nyine baza, ariko atari mu buryo wenda bwo kubaha Bikira Mariya uri muri Nataliya, ahubwo bamunyega ngo turabonekewe, kugira mbese hari ukuntu nyine umuntu abyumva. Abanyarwanda burya icyo kintu barakigira cyo kumenya kuvugira ku muntu. Ubwo Nataliya rero nawe uwo ni umubabaro nawo yahuraga nawo, ni nawo Yezu yari afite ku musaraba igihe bamunyegaga avuga ngo ko wiringiye Imana se ngo kwitagukiza ngo wakijije benshi ngo nawe Imana, mbese kunyega. Na Nataliya abantu bari batangiye kumutesha umutwe, babona avuye mu misa bakaza bagafata ibyo yambaye bati turabonekewe. Ari abasinzi, ari ibirara, abantu impossible ntibabure uko bamubonera kure bakamwegera bati turabonekewe. Nataliya akababaza ataho iryo jambo kubonekerwa mwari nsobanurira. Bati kubonekerwa no guhura na Bikira Mariya. Nataliya ati ubuse ninjye Bikira Mariya mubonye? Bagasubiza bati ubwo Bikira Mariya yakubonekeye nawe uri Bikira Mariya. Yego izo zose ni za kritike bamukoragaho, ariko sizo zimubabaza cyane. Yibukaga ibyo Bikira Mariya yamubwiraga babaye ati dore mwana wanjye, ibyanjye byose babigize ibikinisho. Nibyo byabaye ibiparu mu basinzi no mu birara no mu babi bose. Umutagatifu wese ntababazwa n'icyubahiro cye bwite, ahora ababajwe n'uwahungabanya icyubahiro cyuturutse mu ijuru. Ikibabaza Nataliya nicyo Benedikito mutagatifu yabwiraga abamonaki be ati mujye muhora mwigengesereye, icyubahiro n'icyuhoraho. Nataliya agakomeza kubabazwa n'abakritika iboneka rya Bikira Mariya ngo abakobwa b'ikibeho nta mashitani abaritsemo. Nataliya abwira Bikira Mariya ati ubwo se wowe uzakora iki kugira ngo ubereke ko atari amashitani? Bikira Mariya akamusubiza ati ndababwira ntibumve, nabereka ntibabone. Nataliya ati noneho ubwo ibereka ntibabone wababwira ntibumve, ndabona ayo magambo bazayakomeza yo gukritika nyine no kuvuga ko ari amashitani. Bikira Mariya ati dore nabakoreye ibitangaza by'imvura byemerwa na bamwe. Nataliya atari ko kugezana n'ubu nta muntu wemera igitangaza cy'imvura uhora uduha. Ni ukuvuga ngo Bikira Mariya yakoraga ibyo bitangaza bamwe ntibanabibone, nk'uko n'uyu munsi ijuru rikomeje gukora ibitangaza abantu bamwe ntibabibone. Iya amaso yacu arafunze, dukanuye amaso, dufite amatwi ariko ntitwumva, dukanuye amaso ariko ntitubona. Iyaba twabonaga ntitwakabaye tujya gushinga urubanza imbere y'Imana ngo Yezu Kristo yaraduhemukiye. Iyaba twabonaga ntitwakabaye tudashima Imana iyi si kubiriho. Kuba turyama tukaramuka n'ukuri ni kubw'igitangaza. Ibitangaza tubihoramo ariko ntidushaka kubibona. Icyo rero nta kuntu kitababaza Imana. Mu by'ukuri Alfonsina na Nataliya na Marie Clara ku itariki ya 31 z'ukwa gatanu mu kubonekerwa kwabo basabye amazi y'umugisha aturutse kuri Bikira Mariya. Ubwo Bikira Mariya nibwo yohereje imvura nyinshi, abantu bose bari Kibeho barabibonye ko ari igitangaza koko. Ariko abantu bamwe bakavuga kugira ngo bakomeze ubuhakanyi bwabo ngo icyatumaga ayo mazi babona aturuka hamwe kandi afite imishunzi minini ngo ni ukubera itara rya electricité ryari aho hanze. Nataliya ati numva bamwe bahakana iyo mvura kandi mbere ari wowe wari waranyibwiriye nkasanga je ntacyo nakongeraho ngo bacyemere. Nataliya arongera ati ku itariki ya 5 z'ukwa 8 muri 82 nagusabye amazi y'umugisha ugusha imvura y'umugisha. Iyo mvura niyo abanyakibeho bemeye ko iyo mvura idasanzwe cyane cyane nkuba yaraje kubita inka enye irazica.
bene zo bati koko ntabwo isanzwe ndetse yatuzaniye ibyago. Kandi abize climatologie bemeza ko mu Rwanda vers le 5 août nta mvura igwa kuko la saison sèche ibigikomeza. Nataliya akabyemeza ati nimurebe ko ku bundi busozi bwose bwarumaganye ariko iyo mvura yaguye ku gasozi ka Kibeho gusa. Nayimusabye arayimpa n'imvura y'umugisha. Namwe murabizi mu Rwanda nta mvura nyamwinshi igwa mu kwezi kwa gatandatu, kwa karindwi no kwa munani, haba humye pe ari izuba ryinshi cyane. Nataliya arongera ati wari warabinsezeranyije ko ayo mazi uzayuzuza itangi akazanyobwa kuva ku itariki ya 5 z'ukwa munani kugera ku ya 15 z'ukwa munani. Niko byagenze. Kuri 16 z'ukwa munani muri 1982 nasuzumye iyo tangi yarimo amazi nsanga yumye. Tangi ni tank y'amazi. Nataliya arongera ati byewe narabyishimiye kuko ari igitangaza cya kabiri wari wongeye kunkorera, ariko igituma bamwe batabyemera nuko uduha ikimenyetso cy'imvura. Yiba waduhaga ikimenyetso kitari imvura amazi adasanzwe. Waranshubije uti nta kimenyetso kizanurukaho muzabona mudasanzwe mubona, kandi nta n'amagambo nzababwira mudasanzwe muzi. Naravuze nti bazemera bate noneho ko waduhaye ibitangaza? Waranshubije uti nyiramaso yo kubona azabibona ko namukoreye ibitangaza, na nyiramatwi yo kumva azumva amagambo namugejejeho. Muvandimwe mwiza, ndagira ngo twumvikane ko nta bitangaza bidasanzwe tuzabona, nta n'ibindi bintu nk'uko ivanjiri bivuga ngo abantu bo muri iki gisekuruza bararuhije barashaka ibitangaza, ariko nyamara nta kindi gitangaza muzabona. Nta bindi bitangaza biruta ibyo dusanzwe tubona. Bavandimwe nimureke tufungura amaso yacu tubone ubuzima bwacu ko ari bitangaza. Kandi ngo nitugera imbere ya Yesu abantu benshi bazarizwa no kuba barabaye mu bitangaza, nibashima ahubwo bagahora basaba ibitangaza kandi babirimo. Abandi ngo bazashima bavuge bati turagushima ko twagize amaso abona ibitangaza twari turimo, tukajya duhora tuzirikana dushima. Muvandimwe mwiza, ubwo buzima ufite ni igitangaza. Dufite ubuhamya bwinshi bw'ibitangaza Nyagasana dukorera twita ngo ni bitoya ariko bigaragarira amaso. Hari umuvandimwe nzi uri muri audio, igihe cyarageze inzira shyira kongo kigera hasi, ariko mu gihe cy'umwaka umwe Imana yamwubakiye inzu nini kurusha ya yindi yahiye kandi adakoresheje amafaranga, kuko ibyo yarafite n'ibyitwa impapuro n'ibyitwa n'agafaranga yarafite byose byahiriyemo, ariko Imana yaramushumbishije. Icyo se si igitangaza? Nudashima utyo ngo uvuge uti Imana nzahora ngushima iteka, uzashima ryari? Nutabona ko uwo mwana wawe yaryamye akasinzira akaramuka ari muzima, nutabona ko abana bari gukura bafite ubwenge hari abandi babubuze, nutabona yuko Imana yaguha urubyaro hari abandi barubuze, nutabona ko Imana yakubakira urugo hari abandi babuze urushako, muvandimwe uzabona ibitangaza ryari? Ngo urashaka kuzemezwa ngo nuko ngo abari barwaye kanseri ngo bakize? Niba utemera n'ibyo ngibyo ukorerwa, n'ibisigaye ntabwo uzabyemera. Muvandimwe ngaha turi Kibeho, reka dusabe Roho w'Imana agenderera imitima yacu, maze tubone ibitangaza dukorerwa tujye duhora dushima. Muvandimwe mwiza rero, ubu butumwa bwa Kibeho turacyabukomeza, ntago buzarangirana n'iyi shapure y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya, ahubwo iyi shapure ni yatujyanye ikatugeza ikatwicaza ikadufasha gutuza, ariko ubutumwa bwa Kibeho bwo tuzakomeza tubuganireho kugera igihe buzarangirira. Humura rero turi kumwe mu ishapure y'ububabare, tugeze ku bubabare bwa 6, ejo tuzagana ku bubabare bwa 7, ububabare tube turaburangije, ariko ntago tuzaba turangije ubutumwa bwa Kibeho. Tuzakomeza kubusoma. Impamvu twagiye mu ishapure y'ububabare nuko ariyo Bikira Mariya akomeje kujya asaba ngo abantu bavuge, aranayibutsa. Rozariyo yari isanzwe ivugwa Ikibeho cyangwa se n'abakristo muri rusange, ariko ishapure y'ububabare yagendaga yibagirana.
noneho rero Bikira Mariya aravuga ati mwongere muyibyutse yongere ivugwe. Ibi bisobanuro cyangwa se uku kuzirikana kwibukiro nuko Bikira Mariya yatanze ubwe ikibeho muri uko kuzirikana. Ubwo rero muvandimwe, nawe urakomeza gushishikarizwa gukomeza ishapure y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya ndetse na rozari ntihagarare, kandi nukuri Imana ikomeze kukugirira neza, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.